Bahavu yizihirije isabukuru kuri Chateau Marara imaze iminsi irikoroza ku mbuga nkoranyambaga. Bahavu Jeannette uri mu bafite izina rikomeye muri sinema nyarwanda yizihirije ibirori bye by'isabukuru kuri Chateau Marara iherutse kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga. Ibi byabaye mu ijoro ryo kuwa 16 rishyira 17 Nyakanga 2025 nibwo Bahavu wari kumwe n'umugabo we ndetse n'ifura yabo yizihirije isabukuru ye y'amavuko muri iyi hoteli yari imaze iminsi irikoroza ku mbuga nkoranyambaga. Mu kiganiro na Igihe Ndayirukiye Freri umugabo wa Bahavu yavuze ko bagiriye ibihe byiza kuri iyi hoteli ndetse nta n'impungenge bigeze bagira zo kujya kuhizihiriza ibirori byabo. Yagize ati biriya bavugaga byaje twaramaze gufata icyemezo cyo kujya gukorerayo ibirori byacu, rero ntabwo ibyo abandi bavugaga byari kudutera impungenge kandi rwose nta kibazo na kimwe twahagiriye, baduhaye serivisi nziza twifuza. Aha Freri yarabajijwe niba ibyavugwaga kuri Chateau Marara bitarabateye impungenge ku rwego rwo kuba banasubika gahunda zo kwizihiza isabukuru yabo kuri iyi hoteli yari iri kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Bahavu yagiye gukorera ibirori by'isabukuru ye kuri Chateau Marara mu gihe Haji Shaddad Musemakweli usanzwe ari umuyobozi mukuru wa Gorilla Motors Limited akaba n'umuyobozi nshingwabikorwa wa Gorilla FC na Uwera Bonnet bari baherutse kuhakorera ubukwe, bari bamaze iminsi bayishinja kubaha serivisi mbi. Inkuru y'ubu bukwe bwatashywe n'ibyamamare binyuranye yari imaze iminsi yigaruriye imbuga nkoranyambaga ndetse ari byo biganiro bivugwa cyane. Ku rundi ruhande, uretse inzego zinyuranye zinjiye muri iki kibazo, ubuyobozi bw'iyi hoteli bwo bwiyambaje urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB barega aba bageni gukangisha, gusebanya no gukoresha uburiganya ngo batishyura amafaranga bari babereyemo iyi hoteli.